Ndagusuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakiye urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Karongi mu murenge wa Murambo hagaragaye cyangwa abaturage batewe n'urujijo nyuma yuko barimo barabona ibintu wagira ngo ni imyuka mibi. Umuturage arimo aratabaza ubuyobozi, inzego z'umutekano ngo nazo zijye kureba ibintu birimo birabutera mu nzu biza bifite umuvuduko udasanzwe. Abaturage nabo bakemeza ko ari imyuka mibi iri kubyohereza. Uyu muturage yabuze ayacira n'ayamira, si we gusa kuko n'abaturanyi be nabo babuze ayo bacira n'ayo bamira nyuma yo kubona ibyo bintu biza bitunguye uwo muturage kandi byarebaho byanyuze akabibura. Niyo mpamvu rero bemeza ko iyo ari imyuka mibi. Uyu muturage yafashe umwanzuro wo kutarara mu nzu ye ngo agiye no mu baturanyi naho biramukurikira. Nibwo rero abaturage bemeza ko iyi yaba ari imyuka mibi koko irimo iragenda ishaka uwo muturage, ngo kuko niwe igenda ishaka, ngo kuko n'abana be iyi myuka mibi ngo abo bana ngo ntabwo ibyo ibakoraho, ahubwo yishakira uyu mugore. Nibwo rero abaturage barimo baratabaza inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi muri rusange ngo bijye kureba muri iyo nzu y'uwo muturage ngo icyaba kirimo. Gusa hari n'abandi baturage nabo bafashe umwanzuro ko bagiye gusengera uwo muturage ngo barebe ko yaba ari imyuka mibi irimo irohereza ibyo bintu byabateye urujijo. Uraza kumenya mbese ibyo bintu ni ibiki byatumye uwo muturage yimuka aho yarari, yagera naho yarari nabwo yagera no mu baturanyi nawe bikamukurikira. Icyo ngusabye rero nyabona nuko wadushyigikira ukareba munsi y'aya makuru yacu tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko, turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje gutera urujijo abo baturage batuye mu karere ka Karongi mu murenge wa Murambo, ngo kuko batunguwe no kubona umuturage ibintu biza kandi hakinze, bashaka aho byaturutse bagaheba, ngo amaso agahera mu kirere. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio ishakiye urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Karongi mu murenge wa Murambo. Urujijo ku bintu biri kugwa mu nzu y'umuturage kandi ifunze, bigakekwa ko ari imyuka mibi iri kubyohereza, ngo kuko barimo barashaka aho binyura ngo bagaheba, ngo kandi inzu isakaye, ngo kandi biza bifite umurego ukaze cyane uteye ubwoba. Ibi rero nibyo byatangajwe na bamwe mu baturage bo muri uyu murenge wa Murambo. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Ni umuturage utuye mu karere ka Karongi mu murenge wa Murambo. Haravugwa inkuru y'umugore wahunze urugo rwe azengerejwe n'amabuye atazi aho aturuka, yashakaga n'ubitera akamubura. Bigakekwa ko ari imyuka mibi irimo irakora ibyo ngibyo. Uyu mubyeyi mu gahinda kenshi, mu marira menshi, ubwo yari arimo araganira n'umunyamakuru, yavuze ko ababajwe cyane no kubona inzu yiyubakiye irimo kuzamo imyuka mibi cyane, ngo kuko atarimo aramenya n'urimo uratera ibyo binonko. Uyu mubyeyi kandi yavuze ko yagiye no gucumbika mu baturage ngo kugira ngo arebe ko ibyo binonko byagenda cyangwa uwo muntu urimo uratera ibyo binonko ko byagenda. Agiye naho aho yagiye gucumbika naho bimusangayo. Uwo muturage rero ni hahera avuga ko iyo yaba ari imyuka mibi irimo iragenda ibikora. Mu minota mike cyane uyu muturage witwa Ugirumurera Clementina, ubwo yari arimo araganira n'umunyamakuru, ibyo binonko bivanze n'amabuye batabashije kumenya uri kubitera nabwo byongeye biramanuka. Uwo muturage n'uwo munyamakuru bakizwa n'amaguru, nabo bahita baharambika barirukanka kuko nabo bayobewe aho biturutse.
umwe mu baturanyi yagize ati rwose bifite umurego ntiwamenya aho bituruka, biva biva mu kirere kandi biba bifite umuvuduko wa hatari, ngo kuko bigufashe byahita bigutobora umutwe. Ugira umurera ni umubyeyi w'abana babiri, avuga ko yagiye kubacumbikisha mu baturanyi be kuko ibyo binonko ari we biza bishaka wenyine, ngo kuko n'abana ngo aho bari baratekanye, ngo gusa we natekanye, ngo kuko ubu ngubu wari mu gahinda gakomeye, ngo nabasha kugoheka umusaya nk'abandi, ngo ararakanuye, ngo aho abandi barara basinziriye, ngo bararakanuye bukamukeraho. Niyo mpamvu rero arimo aragenda atabaza inzego z'umutekano ndetse agakenerwa n'inkunga y'amasengesho ngo baze bamusengere mu rugo rwe. Akomeza avuga ibi, uyu muturage ahasigaye acumbitse ahandi kuko urugo rwe yararusezeye, ngo naho ntabwo yorohewe kuko ibyo binonko nabyo bimusanga muri iyo nzu acumbitsemo. Abaturanyi b'uyu muturage bavuga ko aho bahera bemeza ko ari imyuka mibi, ari uko biza inzu ifunze kandi ntibimene amategura, ahubwo bituruka hejuru ntumenye uko bije. Ngo barashakishije, ngo baragenda barasakambura ngo babone ko ari ahantu byaba biva ku mategura, ngo ariko nabo barahebye, ngo amaso yaheze mu kirere. Umuyobozi w'umudugudu wa Kaburega Ugiraneza Aisha yemeje aya makuru, avuga ko nawe iki kibazo yakimenye ndetse ko yaniboneye amabuye 3 agwa, ngo kandi nawe ngo yabyiboneye neza amaso ku maso. Uyu muyobozi w'umudugudu wa Kaburega nawe yagize ati mu magambo ye ati nge nabibonye ngo yari amabuye 3, ngo nayiboneye amaso ku maso. Ku bufatanye n'abaturage bafashe umwanzuro ko bagiye gusenga bakareba ko ibyo bintu byacogora. Gusa abaturage nabo bavuze ko bigoye ko bino bintu byasubirayo, ngo kuko ubu ngubu nibwo bagiye gufata uwo mwanzuro ngo basenge ko barebe ko Imana ari cyo yakora, ngo kuko Imana nitagira icyo ikora ngo uyu muturage bino bintu biramwica, ngo cyangwa bize bimunige ngo ubundi ahita abura ubuzima, ngo kuko nabo babuze ayo bacira n'ayo bamira nyuma yo kubona ibyo bintu ukuntu biza bifite umurego ukabije. Aba baturage rero niho bemeza bavuga ko n'ubundi imyuka mibi ikunze kubaho, kandi abantu benshi harimo n'abatemera ko imyuka mibi ibaho koko. Gusa aba baturage bo babihamirije umunyamakuru wari wagiye kubaganiriza, bavuga ko uwo muturage ahangayitse cyane, akeneye ubuyobozi ndetse n'inkunga y'amasengesho, ko abantu bose bamusengera bakareba ko bino bintu byacogora. Ibi ngibi byigeze kugaragara no mu karere ka Kamonyi, aho icyo gihe muri aka karere ka Kamonyi imisozi yagiye iriduka cyangwa igenda itwarwa wagira ngo ni amazi arimo arayitwara, abantu nabo babura ayo baca nayo bamira, babona ukuntu imisozi yari irimo iratemba icyo gihe, bakibaza ikintu kirimo kirabijyana. Nayo mpamvu rero n'abantu bose bemeza ko ari imyuka mibi yagiye ibikura. Reka rero nkushimire we wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, tubora tugusaba buri munsi gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.